kuzaza kumupima niba adafite ibihaha bine. Afite ibihaha bine uyu nguyu. Uyu mukinnyi ahanganye ndabanyirizaho gato. Okay. Aya. Ahanganye n'umurundi mugenzi we. Uku kwezi kwa 10 tugiye gutangamo ibihembo. Yatsinzemo ibitego 2. Yatsinze kuri Gasogi, atsinda kuri match ya Rutsiro. Nkaho ibyo bidahagije, atanga na assist kuri match ya Rutsiro. Uruhare rw'ibitego 3 muri uku kwezi kwa 10. Ladies and gentlemen, put your hands together for Tambwe Kruwari Nkonko. Urabona ukuntu areba yiteguye na Derby, arayiteguye cyane. Bagore namwe bagabo, uyu munsi traffic police yamaze kutugezaho facture y'umuntu bandikiye umuvuduko mu kibuga, ariko tuzamwishyurira nta kibazo. Mufite amafaranga bareyo. Traffic police yohereje facture kuri office ya Rayon Sport nahuye nayo. Icyuma cyamufoto y'ishure 6 kubera kwirukanga cyane mu kibuga. Yatsinze igitego kuri match yahuje Rayon Sport na Rutsiro, anatanga assist kuri iyo match. Ariko imikino 3 yose tumaze dutsinda twikurikiranya, no mukinnyi udasanzwe cyane uri kubigiramo uruhare. Ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only Aziz Basane. Basa. Azizi, yeah, Azizi, yeah. Azizi, yeah. Zizi, yeah. Yeah, level. Reka numire abayobozi banje kugira ngo aribo baze kumfasha gutanga iki gihembo. Utangiye no kwira, reka tubikore vuba. Yeah. Ndagutumiye nyakubahwa president w'umuryango wa Rayon Sport. Ubwo uraza no kumbwira impamvu wahisemo Mike ko ariwe muri buze kuzana. Reka maze batumire kuri stage, hanyuma muze kumfasha guhemba umukinnyi witwaye neza kurusha abandi bose muri uku kwezi kwa 10. Barabanza babasuhuze babaze ngo bimeze gute. Nibwo bwa mbere ngiye kuri stage noneho irimo abantu bumva ikinyarwanda gake, ariko ndakibahata barakivuga. Reka mitemera kuri 4 pumo. Richard Ndayishimiye, ubaye ari wowe utanga iki gihembo cy'umukinnyi w'ukwezi kwa 10, wagihanda ni wowe wakira cyangwa wagiha undi utari wowe? Arambwiye ngo ntabwo nabyumvise kandi akabwiye mu kinyarwanda. Parse DJ, let's go muri bwa buryo bwacu. Matishi negurira iki gihembo cy'ukwezi kwa 10. Uyu we nanjye ndamutangaza nicaye hasi. I'm very happy kuri uku kwezi kwa 10 kwa Rayon Sport y'abagabo. Bagore namwe bagabo, bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, nejejwe no gutanga iki gihembo cy'ukwezi kwa 10. Nije muntu ugiye kubatangariza uwatwaye iki gihembo cy'ukwezi kwa 10. Ese ni Aziz, ese ni Tambwe, ese ni Richard Ndayishimiye. Ariko mana yanjye, uwatwaye iki gihembo cy'ukwezi kwa 10 ni
ndabikubwiye ni ibintu byagaragara niba ntacyo ari bumufitiye ariko mwamuha n'amashyi abatamufitisha ari bumuha amashyi levo DJ ni utubazo tubiri twonyine ngiye kumubaza hanyuma tugahita dukurozinga sibyo tubiri twonyine ni tubiri twonyine Mon frère, comment sentez-vous après l'emporter ce trophée? Je suis bien content que les supporters ont eu le temps de me voter. Je suis tellement content. Et je dédie tout ça aux supporters. C'est pas pour moi, c'est pour les supporters. Mu Kinyarwanda ndishimye cyane abari babimenye hariya iki gihembo ntago ari icyanjye nta nubwo nagitwaye ku bwanjye ahubwo ni icyanjye mwebwe abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports. Akabazo ka kabiri depuis maintenant dans notre 3 matchs derniers est-ce que à quoi peut-on s'attendre ce week-end? Je vais encore donner plus. Donner encore le week-end. Je vais donner le meilleur de moi pour marquer même un, sauver le grand et gagner le derby. Mu Kinyarwanda ibyo amaze gutanga byose iyi weekend araza gutanga ibyisumbuyeho kuruta kugira ngo arebe ko yatsinda kuri igende. Ikibazo cya nyuma rero, mon dernier question. Quel est votre message sur de tous supporters de Rayon Sports qui est ici? Qui sont ici? Qui sont ici? Comme ça, qui sont ici? Bon, tout ce que je peux dire aux supporters, de ne pas nous lâcher, de nous supporter, de nous amener jusqu'au bout. On va donner le meilleur de nous dans les bons moments, dans les meilleurs moments. On veut qu'ils sont là. On va donner beaucoup pour que le Rayon Sports soit champion. Mu magambo make aba bakinnyi bose mwabonye ahagarariye hano bagiye gutanga byose kuko mwarahabaye mu bibi no mu byiza. Bagiye gutanga byose kugira ngo tuzatwara igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka. Je vous remercie mon frère Aziz et bonne nuit mon frère. Thank you Mr. DJ. Hanyuma mbere yuko mutaha ntabwo turasoza aho abagabo basezerane ne nabo bahurira sibyo hanyuma ngiye gutumira umuyobozi wa Rayon Sports hano ariko mbere yuko mutumira reka tubanze dushimire cyane uyu mufana waranze ukwezi kwa 10 bari babwiye uko bamuhitamo. Ladies and gentlemen, uyu mukunzi w'ikipe ya Rayon Sports yakoze ibishoboka byose agera muri kariya kabari Skol niba yadushiriye hano hafi y'ikibuga twakiri umukino. Yahageze inshuro nyinshi kurusha abandi bose bagore namwe bagabo. Uyu mufana aragikibura ndabikubwiriye aha yembe ndazivanye wabibonye turi kurwana n'igihe Skol mukanyiraza kuguhemba ifite ibihembo byari buze kuguhemba kandi warakoze cyane kwitabira sibyo? Nishimiye kino gihembo kubera ko bimpaye motivasiyo nirangirwa n'ibyashiranye ahubwo ndetse ngura byinshi kurushaho. Yego reka